bro ngiye nirwanyeho ndwara no ku rubyaro rwanjye ngiye naratwise amezi 9 yagiye gushira nta nkuru nta n'ubufasha se bw'ababyeyi byibuze narayitwise ndayitwita nkajya nkubitwa nta muntu ibyo ngibyo byitayeho nta n'umuntu ushaka kubyumva umukobwa watwaye inda mu muryango yabaye nk'igicibwa urumva igihe kiragera ngiye njya kubyara narijyanye bro kwa muganga yewe nijyanye kwa muganga muhamagaye mubwiye ko nabyaye ngo byibuze numve yuko umugabo numve yuko ashobora wenda kubyishimira akagira icyo amfasha yego bro yarambwiye ngo wabyaye iki ndamubwira impanga ngo ni wowe yahise akuraho phone kuva uwo munsi nk'umubyeyi njya kwa kundi nyine abandi babyeyi baba bari aho babashigaje ibiryo nuko naryaga gufasha abana nijoro nka saa 4 uwo mpetse imbere munyuza munsi ya senyenge z'ibitaro uwo mpetse mu mugongo ndamwurirana nurira senyenge y'ibitaro nta muntu urakubona noneho wumve noneho umubyeyi umaze iminsi abyaye n'umugongo utarakomera n'inzara Gafaranga Bishop yarambajije ngo none se ngo abana bararya ndamubwira ngo bararya aragenda azana udufi 2 azana n'ifu y'ubugari n'ibirungo umujama wihanganiye ko abana batirijijwe Gafaranga yampaye amafaranga inote 2 man sinzi n'impamvu bamwita Gafaranga kuko ntagakunda amafaranga nasaga nabi bro nasaga nabi kuri rwa rwego umuntu wese ashobora kukureba iseseme kamwica ngiye abantu ndimo kunenga kuri uyu munota ari nacyo mvugiye ubuhamya bwose uri kumva na abagore birirwa nka kure kwa Firidausi ku mbuga nkoranyambaga batuka abagabo babo babyaranye ngaho n'imbwa ngaho imbwa ni nziza irinda urugo ngaho urenze imbwa uri icyo ntazi uri ibiki urumva ntago biriya none se ubundi igihe atari yafashijwe n'iryari ahubwo ko yashakaga gufashwa ngo bamuhe ndimbati kandi ndimbati atamushaka yubishye ububishye umwana wese uri munsi y'imyaka 18 none se Firidausi yari munsi yayo Firidausi niwe wakunze kugarukaho cyane nuko ari we wakoze ishyano akajya harakandagaza umugabo ngo nimbwa ni iki ntagarazi ngo ni imisuzi ni iki urumva byaramubabaje nuko ari we gakora ishyano nuko ari we wabaye inkozi y'ibibi nk'ibisanzwe rero nukongera kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane ariko mboneraho n'umwanya kuguha ikaze muri iki kiganiro tugiye kubanamo kandi n'ibindi byinshi bitandukanye twagiye tubanamo bigenda bitwereka bikaguduha ingufu zo gutegura n'ibindi ngiye nk'ibisanzwe hubatanze nitwa Mr Journalist biganiro twagiye tubagezaho mwagiye mubyumva uko twabikoze n'iki ngiki ndakeka kiri buze kubaryohera inshingano twebwe tuba dufite ikiganiro byanga bikunze kiba kigomba kurangira abo tuba turi kumwe cyangwa se umutumirwa runaka bikarangira wamusobanukiye wamumenye by'umwihariko rero reka nangire ntangire gutya nakire uwo turi kumwe hano kuri kamera ikaze kuri kamera za Kigali News Channel amakuru yawe amakuru ni meza umuntu waba ushaka kukumenya cyangwa se ukubonye bwa mbere wamwibwira ubundi tugakomeza njye nitwa Riza Sano zahabu isi isanzure byose ngombwa igikwiye ishongore y'umusengo decision maker amazina menshi cyane nk'ayishoka ubwo ngubwo amazina yawe se ariko ubundi uretse ikigare ishoka uretse kwitwa ishoka ikanitwa injyawe irindi zina ryayo ni nanjye niko numva abanyarwanda bavuga nyine irindi zina ryayo zini irihe injyankwe ishoka arya biti intorezo ayo mazina nayuzi ayo nzi noze wumva bakurikiza iki kuba bavuga ngo umuntu yitwa amazina ngo nk'ayishoka ntago nkizi ni ikigara abantu babibereyemo ngo numva se ufite amazina menshi ku bikorwa byawe byaba bitwika kugira ngo witwe ayo mazina numva ashobora kuba ari mu bukaka ubwo impamvu ni iyi byonyine abantu bari kureba Kigali News TV barabizi no kumbona ubwabyo byonyine ko bitwika biratwika kabisa yurenze uburenze bro ngiye rero ikintu nagira ngo duhereho ubundi byanga bikunda hari inkuru ziba zivugwa ku muntu cyangwa se amakuru abavugwa ku muntu wenda ku muntu ushaka kugira amatsiko y'ibyawe ni iki wamubwira ku kintu kiri kukuvugwaho cyangwa se ikintu yaba yifuza kukumenyaho nta kintu kiri kumvugwaho ngiye ibintu byose biba biri kumvugwaho siko mbyitaho ari byiza ari bibi ibyiza biranshimisha ariko ibibi nta nubwo bimbabaza nabyo Riza rero turi kumwe hano kuri izi kamera za Kigali News Channel twakwibaza Riza ni umwari se cyangwa se ni umukobwa cyangwa ni umugore ibintu nk'ibyo ngende umufiyemeri ufiyemeri bwo arya wadusobanura single mom ni aba yarabyaye kubera iki se yitwa fiyemeri ababyaye bose bitwa abafiyemeri oya hari abantu babyaye bafite abagabo babana n'abagabo none ubwo impamvu ni iyihe nyine kugira umuntu yitwe fiyemeri nuko bari umukobwa w'umugore
umukobwa w'umugore se ni umuntu umeze ute? None se fiye ntabwo uzi ko ari umukobwa? Fiye ndabizi ni umukobwa. Nese mere ntabwo uzi ko ari umumama? Ni umumama. None se ni umukobwa w'umumama. Kubera ko umuntu aba umugore kuko afite umugabo. Ubwo wabyaye wese yitwa umufiyemeri. Afite umugabo atamufite? Oya, atamufite aba ari fiyemeri. Amufite ni madame. Okay. Ubwo ngubwo ku bantu bahise babyumva, umufiyemeri ni umuntu wabyara ariko udafite umugabo. Sasa tubwiye kuri fiyemeri. Byagenze bite niba ntacyo bitwaye se niba watwinjiriza muri story yo kugira ngo wisange kuba uri umufiyemeri? Byahereye he, byatewe n'iki? Mwanya no wawe. Umuja utyaye nyine yarantyaje nk'abandi. Yaragutyaje? Nkuye buryo se? None se ubwo ntabwo byumva ntayemo nyine. Ntago ndi gushona. Banteye inda. Baguteye inda? Natwaye inda. Yego. Hanyuma? Natwaye inda ndayitwita amezi 9. Hanyuma se yaragutaye kugira ngo wisange uri umufiyemeri? Ntabwo yigeza nta nubwo twigeze tubana. Kubera iki mutabanye nk'umubyeyi nk'uko ntabwo yamenye ko wibarutse? Yewe umuntu wantenda ntabwo twigeze dukundana. Ngiye ntandukanye n'abandi bantu bose. Umuntu wantenda ntabwo twigeze dukundana, nta nubwo twigeze duteretana. Yari umuntu tuziranye gusa ugenda iwacu duturanye. Yantenda mpaye lift mvuye ku ishuri, buriya niyo wampa lift ute ntayo najyamo. Bivuga ko iyo nda wayitwaye ukiri umunyeshuri? Yego, nari umwana kuko abana banjye bafite imyaka 8. Ngiye mfite imyaka mike idahwanye n'abana b'imyaka 8. Ubwo icyiciro cy'amashuri wari ugezemo cyari kihe? Segonderi. Ya kangahe? Mu wa 4. Ko numva bishobora kuba bitoroshye. Ntabwo byari byoroshye. None ubwo ngubwo niba waratwaye inda ukiri muri ayo mashuri, byigeze bituma byibuze ubasha gusoza amashuri? Nayasoje nyuma yo kubyara. Wamaze kubyara amashuri urayakomeza? None se watubwiye ngo ntabwo mwabashije kubana nta nubwo munakundana? Uretse no kubana, nyuma yo kuntera inda duhiruka kuvugana mubwira ko nabyaye. None se ukimubwira iyo nkuru ntabwo yakubwiye ati ndaje ngufashe nk'umubyeyi? Yarambwiye ati wabyaye iki? Ndambwira nabyaye umuhungu n'umukobwa. Nta n'izina yigeze ambwira ryo kwita abana. Nose ntabwo wabashije kumukurikirana wenda cyangwa se mumenyesha ubuyobozi kuko byanga bikunda? Reka nkubwire, uretse ko abakobwa b'iyi minsi nta makuru bafite kujya kurega umuntu waguteye inda. Wenda kuri ubu ngubu kubera ko itegeko ryabyemeje ko umuntu watewe inda mu buryo budasobanutse bishoboka abaye atanagejeje imyaka bishoboka kwiyonda ishobora kubyumvikanyweho, ishobora kuvanwamo. Ariko ntabwo buriya icyo gihe ngewe iryo tegeko ntiryari ryagasohotse. Nararebaga nkavuga se umuntu ninjya kumurega baramufunga bamukatira imyaka 25. Namara kumukatira 25 abana banjye bakure bazagera mu myaka 15 usagifunze. Inkuru mbi buriya nta kuntu wayihisha, nta muntu uhisha ibintu bibi. Nshobora kubihisha igihe kikaba kinini ku buryo n'umwana ashobora no kugira n'imyaka na 18 ntabyo aramenya. Ariko buriya akantu karenze umunwa karushye hamagara, urumva akantu katabonwe n'umuntu umwe burya biba byapfuye nta banga riba rikirimo ntiyazabura ubimubwira. Ese uwo mwana namara kumenya ko safunze kubera ko namufungishije ngo yanteye inda, urumva uwo mwana tuzumvikana? Ariko nose kumubwira ko afite papa wari ko atamuzi byo yabyakira neza? Iryo ni ikosa rya papa we, umwana babasha kwibonera. Kuko umwana ntago aba ari igicucu. Iryo ni ikosa rya papa we ababasha kwibonera, ariko ritabaye iryanjye. Ariko kubwo ubutabera igihugu cyacu gifite ntabwo. None se ubutabera ugira ngo igihugu cyacu uretse ko gifite ubutabera bwo kurengera abarengana no kurenganura abarengana, uko bafite ubutabera bwo kurengera abarengana bakabarenganura, bakagira n'ubutabera bwo guhana abanyabyaha bafite ibyaha bakabagorora, kugira ngo bafite ubutabera bwo gushyira amarangamutima mu muntu atamurimo. None se urumva reka nemera ko bari mu mufunge ubwo butabera bugakoreshwa, nibyo nkubwira ngo babakatiye 25 nuba bakirimo. Urumva umwana wanjye amaze kumenya ko asafunze kubera ngewe kandi n'ubundi kumufungisha nta cyarimo amfashiriza muri gereza, singiye kwiremera undi mwanzi. Ariko urumva icyo gihe wateye undi iryo tegeko ritarasohoka ariko byarasohotse. Nose ubikora wamubwira ko aba ari mu nzira zitari nziza? Ubikora reka nkubwire njye mu by'ukuri
umuntu wamaze kuyintera byarangiye yangiyemo numva nta n'impamvu yo kumurega. ariko ubutabera buradushishikariza umuntu akwiriye kurega ni wa muntu mwahuriye mu nzira akagukubita jido akagufata ku ngufu. Ariko umuntu mwagendanye mukajyana iwe akarinda yagukuzamo ikarisa akagukuzamo umwenda uwo ari wo wose wambaye akarinda yagukurongora akagutera inda mwageranye iwe uba ugiye gukora yiki ujya kumurega ibiki? Ariko umwana aba ari umwana ajya aba yashutswe ari umwana nose kuri wowe ntiya umwana aba yashutswe. yashutswe uzi ikintu cya mbere umwana iyo amaze guca akenge yibuka ko hano ari ahantu h'ibanga ho guhisha. Iyo rero ageze mu gihe cyo kuba yaryamana n'umuntu akaba yanamutera inda aba yakuze birenze kuba umwana. Urumva aba azi neza uburyo ahantu ari umwanya w'ibanga n'uburyo ari ahantu ho guhishwa no kubahwa. Urumva iyo rero agiye kugera ubwo we yiyemeza kuherekana akahatanga. ariko utandukanye imitekerereze y'umuntu mukuru n'imitekerereze y'umwana. Imitekerereze y'umwana iroroshye cyane. Reka nkubaze nkuriye ejo bundi nirirwaga mbona tuka umugabo we ngo yamuteye inda ngo ntacyo yamumariye, sinzi ngo yaramufungishije, sinzi ngo yavuyemo ari umwere, sinzi ngo byagenze bite. Buri uriya n'umwana bitewe n'imyaka ye, kuko imyaka ye sinzi niba ajya yitangaza imyaka ye, kandi yaravuzwe no mu nkiko ngo afite 21. None se reka nkubaze imyaka ye yayitangaza atayitangaza. Urumva umuntu wihamagariye undi, noneho umva ukuntu abagabo barenganye. Umukobwa afashe telefone yihamagariye umugabo, alo ndagushaka. Umugabo amuhaye umwanya, bahuriye ahantu barasangiye, bajyanye mu cyumba, bakoze ibyo bakora, bavuye aho hantu bagiye muri lodge, bakoze ibyo bakora. Ariko icyo gihe umugabo aba agomba kumekinga shuwa neza uwo muntu bari kumwe niba yujuje imyaka y'ubukuru. Yego, none se umuntu bari kumwe we umugabo niwe ugomba kumwitekerereza ku buzima bwe kurusha uko agomba kubutekerezaho. Byanga bikunda uwo mugabo nawe aba afite imitekerereze iri hejuru, kuko urumva nose ntabwo ari umwana bahamagaye. Reka nkubwire ntabwo abantu bose babyaye bababaye, ariko bagomba kuvuga kujya hariya ngo batukane, kuko hari ibintu ukora, hari ibintu dukorera kuri iyi mihanda abantu bataba bazi ko bari kwiremera abanzi, bari kwiremera igisuzuguriro, bari kwiremera ibintu byinshi bitari byiza kandi bitazavaho, ibintu bizahoraho. Ubwo rero niba umuntu ashobora kwicara akabona ikintu cyarabaye kandi cyararangiye nta n'icyo ari bugihindureho, yarangiza akiremera umwanzi kuwo babyaranye, akiremera umwanzi ku bana yabyaye, nese aho hantu harimo ubwenge. Uratubwiye ngo umugabo yaguteye inda noneho ubyara umwana w'umuhungu n'umukobwa, byumvikane ko ari impanga. Yego. Urumva niba watubwiye ko nta kintu yagufashije, genda gira ngo dusobanure urugendo rwo kubyara uburyo byagenze, kuko byanga bikunda niba nta bufasha wahawe. Narayitwise mara igihe kinini nyifite ntanabizi, cyane ko nari umwana, n'ababyeyi ntabyo bazi, n'ababyeyi batarabimenya, ko n'ubundi nari nsanzwe ndi munini. Inda imaze kugaragara, maze kubimenya ko nanjye nyifite, nko kumeza ngahe narabimubwiye ku meza nibwo nge namenye ko ntwite. Narabimubwiye mbona nta kintu ashaka kubyumvaho. Urumva mu rugo igiti kikambona kivuga ngo turashaka uwo muntu, nanjye nkibuka ko nimutanga nta kindi bakora uretse kumufungisha. Niba mufungisha ni urwango rugiye kuba hagati y'umuryango mbyayemo, rugiye kuba hagati yanjye n'abo mbyaye, kandi ntari bureke kubabyara n'ubundi yafungwa yagira ati. Nge rero nahisemo kurwanya ibyo bintu byose, ndavuga ni n'ubundi ngomba kwirwanaho. Bro, nge nirwanyeho ndwana no ku rubyaro rwanjye. Nge naratwise amezi 9 yagiye gushira nta nkuru, nta n'ubufasha se bw'ababyeyi byibuze. Nta mubyeyi ibyo wari ukeneye kubyumva habe na gato, nta n'umwe. Ariko ni urugamba kubyara, wowe watubwira uburyo. Ngewe narayitwise ndayitwita nkajya nkubitwa, nta muntu ibyo ngibyo byitayeho, nta n'umuntu ushaka kubyumva. Umukobwa watwaye inda mu muryango yabaye nk'igicibwa. Urumva igihe kiragera nge njya kubyara narijyanye bro kwa muganga. Yewe nijyanye kwa muganga, nijyanye kwa muganga i Rwamagana. Ngezeyo ndabyara, ngira amahirwe mbyara neza. Muhamagaye mubwiye ko nabyaye ngo byibuze numve yuko umugabo numve yuko ashobora wenda kubyishimira akagira icyo amfasha. Yego bro, yarambwiye ngo wabyaye iki? Ndamubwira impanga. We urakazi.
ngo none se ngo n'abaki ndamubwira umuhungu n'umukobwa ngo ni wowe mwaje none se ko nkeneye byibuze igikoma cyangwa ikindi kintu uramfasha iki nyine urashaka ukuntu bigura ndamubwira kandi nta mafaranga mfite murange ntayo mfite ko niko yansubije yahise akuraho fone kuva uwo munsi mu bitaro mbamo nta muntu mfite ungemurira uri kumva nk'umubyeyi njya kwa kundi nyine abandi babyeyi baba bari aho babashigaje ibiryo cyangwa kwa kundi abandi babyeyi baba bari aho bamuzanira ibiryo akabona ni byinshi agahaho abandi bari aho nuko naryaga ubakukirira nta muntu n'umwe wo muri famiye nta muntu n'umwe ungeraho uretse mukuru wanjye umwe yego kandi nawe yari umwana nkanjye umuntu ndusha imyaka 2 urumva ko atarakuze cyane kundusha niwe muntu wangeragaho nawe ntacyo yari afite cyo kunzanira uri kumva noneho igihe kiragera banyishyuza amafaranga y'ibitaro ngo ntahe banyishyuje amafaranga y'ibitaro ngo ntahe amafaranga ndayabura nta mituweli nari mfite nta bwishingizi n'ubu na bumwe nari mfite umutima urambwira ati se urabigenza uti mpamagara wa mukuru wanjye mubwira uko bimeze arambwira ati rero ihangane nyashake ninyabona nzaza kwishyurira utahe bambariye amafaranga ngahe se sha 9,500 ubwo mukuru wanjye yaragera yashaka akomeza kuyabura bro noneho agurisha na telefone yari afite ya bwoko kisigatushe aza aje kunyishyurira ngo dutahe byabihumbi 9 ahageze asanga yariyongereye kuko nari ndengejeho iminsi mana ibiranga byose uzi ikintu nakoze namubwiye ntumva rero nkubwire wowe ikintu ugiye gukora itahire urugamba rusigaye nzarwirwanira hari ahantu abagore babyaye badafite amafaranga yo kwishyura babashyira nyine haba hameze nk'aho bafunze ariko bari kwa muganga nose ku buryo na byabihumbi 9 babyanze nose bari kubifata bakandekura se n'ubundi bari buyafata ariko sinta kandi yari yarenze kubera kandi nagumaho n'ubundi bakaguma bambarira igitanda yego bigiye birakomeza noneho aho hantu rero babashyira mani uzi ukuntu haba hameze se narabirebye mbona aho hantu sindi buhajye umutima umwe ukambwira ati ariko waturutse ibitaro uri wenyine abana ukabasiga undi mutima ukambwira ati sinakwisigira abana uri umubyeyi ujya guta abana yanakwica umuntu mani nkumva sinasiga abana banjye uzi ikintu nakoze nigira inama yo kubatorokana nafatwa bikaba bibaye ibyo ntafatwa ngataha mani nari nabipanze n'undi mugore ngezemo hagati mbona uwo mugore yagize ubwoba ahubwo afite utugambo twinshi mbona ari buze kumvamo nawe yari afite umwana mbona ari buze kumvamo ndagenda ndamubwira ntuzi ko bya bintu nabivuyemo ati kubera iki se wabivuyemo ndamubwira nigiriye ubwoba pe nabonye biriya bintu biteye ubwoba umugore ikintu yakoze yarambwiye ngo ntaribi nanjye ngo nari nabivuyemo ngo nuko nari nanze kuguca intege ndamubwira sawa ako wowe umugambi ukiwufite nkiwufite ako se subizi ko abagore bagira amagambo umugambi wose mwamufitanye w'iyo bimunaniye arabivuga ikintu nakoze gufasha abana nijoro nka 4 ndagenda urumva na umwe nabaga muhetse imbere undi muhetse inyuma naragiye umwe munyuza uwo mpetse imbere munyuza munsi ya senyenge z'ibitaro uwo mpetse mu mugongo ndamwurirana nurira senyenge y'ibitaro nta muntu urakubona none wumve none umubyeyi umaze iminsi abyaye n'umugongo utarakomera n'inzara n'iki nurira senyenge ndasimbuka ngo inyuma nterura wa mwana wanjye uri hasi nongera ndamuheka imbere bro fata umuhanda ubu zo muhanda ukuntu uhanganaga hari nko kuva nk'Ikanombe ujya nka Nyabugogo n'amaguru warinze neza urenga ibitaro nta nuragukurikiza n'ijisho nari nta muntu urankurikiza n'ijisho na rimwe nta n'umuntu n'umwe urambona urumva ariko nahuraga na pandagari nkakatira mu gihuru ntabura na ambulance nkakatira mu gihuru nkavuga ngo ninjye bashaka tu ikintu cyose nahuraga nacyo cy'imodoka nkabona hari ahantu ihurira na leta nahitaga mva mu nzira kandi ubwo uri kugana n'ubundi wanyu mani ndagenda biza kurangira ubwo muri kureba iki
ariko kureba ndagenda biza kurangira ngeze mu rugo nakubitanye na sister yari amaze guteka utuntu turi aho tudafututse yaraje kundeba ndamubwira ati ndatashye mwana ngenda bacitse ndatashye nta kindi yakoze yahise arira nanjye mpita ndira turagenda tujya mu rugo mwana abana banjye mbana nabo ntangira kubahigira noneho uzi life yo guhigira abana babiri wenyine ariko ikintu cyamfashaga kurusha ibindi byose Mana naricaraga nkareba nkavuga nti n'ubundi umuntu nta kintu ashaka kumfasha kuva nta kintu yashaka kumfasha nta n'impamvu yo kumwizereramo reka nizere myself too. Yose ukiri mu bitaro watubwiye ko nta n'ubufasha na bumwe habaye n'ubwo muri famille no kubarera byibuze nta bufasha bwagiye buturuka ku mpande n'impande kugira za impande zerekera hehe ubwo urumva ishuri wari urihagarika urera abana kugeza bakuze njye nasubiye kwiga abana banjye bafite imyaka 2 Mane uzi Imana ibonye ushaka guhatana n'ibintu byawe nayo bigufashamo narahatanye urumva bigera igihe noneho mva mu rugo mbona ntazabishobora kuba nifite stress z'abana babiri abafite na stress zo mu rugo bari kunzengereza bantunganya nyine urumva ntago kabura Mane mfata umwanzuro noneho wo kuhava nta hantu ngiye bro navuye mu rugo nta hantu ngiye mpamagara umukobwa wari inshuti yanjye bitaga Samantha ariko ukiri kumwe n'abana ndi kumwe nabo mpamagara umukobwa wari inshuti yanjye bitaga Samantha ndamubwira Sama navuye mu rugo ngewe ubu tuvugana ndi Nyabugogo kandi nta hantu ngiye Samantha itambwiye ati ntari bireka tubonane nanjye ndeba abana wabyaye yahise ndangira ahantu musanga bro aho hantu yahabanaga n'umutipe bakundanaga none uwo mutipe twe dufite n'akantu k'ukuntu tudahuza ntago twumvikanaga habe na gato kubera ko yakundanaga na Samantha kandi ntibimubuze kuba ashaka gutereta abashuti be njye rero yabinzanaho kubera ko Samantha twari inshuti nkamubwira ntukajye unyinjirira muri iyo gahunda kabisa byumbabarira birangije umujama twaye dufite ukuntu tudahuzamo neza noneho yabonye mpamaze iminsi ahita yibaza aho ariko nta handi hantu mfite nye muri umuntu udafite ahantu ajya bumureba umuntu uri kurindagira nk'uko kose uramureba ukamwibwira uzi ikintu yakoze yabwiye Samantha ati mva rero nkubwire uriya mukobwa ntabwo mushaka hano n'abari abana barara barira bansakuriza umubwira ashaka ahantu ajya ndi muri Kigali mfasha uri nakavukire noneho unafite iwanyu atari ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo tuvuge ngo uri ahantu ngo mu ntara ngo utazi ngo ntufite iki ngo ntufite iki njye nari mfite iwacu ndi muri Kigali mvukamo urumva ariko ahantu hose wahahasoringira ntibazakubeshye no mu nzu kwanyu ko wahahurira n'ishyano umva wahahurira n'ishyano rikakubera nka kakiziritse ku muhoro gasiga kawuciye man nara ubwo mbebe yarabirebye umutipe aramubwira ati nutabyumva murajyana nutabimubwira murajyana umukobwa yahise amubwira tumva rero nkubwire Jotamu yambwiye ngo ushaka ahantu ujye none reka tuguhe no munsi umwe urare hano ariko ejo uzaki wabonye ahantu ujye navuga nti ntaribi by'ukuri nahise numva ari nk'isi nguye hejuru numva nta yindi shuwa mfite numva nta kintu mfite cyo gukora numva nta na kimwe urumva ariko mvuga ati ko byagenda kose sakindi irabyara ikindi uzi ikintu nashimiye Imana uzi umuntu buranjya nshimira byatari muri no mihanda Mani ntago yankoreye ikintu kirenze ariko ubu ngubu mbivuze umuntu ashaka kumva bitarenze ariko bro icyo gihe byari birenze ku rwego ntafite ukuntu nagusobanurira ukuntu numvise birenze Mani Gafaranga Bishop ye gukora ikihe kintu Gafaranga yaraturanye naho ngaho uwo mukobwa yabaga banaziranye twarakubitanye mpetse abana ngiye ari nka saa 11 nta n'igiceri cy'ijana mfite arambaza ati se ugiye hehe ko mbona ugenda ubabaye byatari none nabaga mbabaye kandi ntashaka kurira ngo abana babibone kandi ari n'abato byatari nkabona nyine nkumva nyine birandenze nkiyumanganya ariko umuntu yandeba Imana akabibona ko mbabaye byatari ahita mbaza dufite ikihe kibazo sha ntago namubeshye pe namubwije ukuri
namubwiye ati ndagiye kandi simfite aho ndi, namubwiye ati ndi kugenda ariko simfite ahantu na hamwe ngiye. Arambwira ati se basi nkujyanye nkagushyira mu rugo wakicara hamwe ugatuza ugatekana ugatekereza neza ugasubira muri mood ugatekereza ahantu ushobora kujya. Ndamubwira ati ntariba, ariko njye numvaga nshaka kubona ahantu nirarira iryo joro n'abana banjye. Mane natekerezaga ko nanjyana nta kindi nyine ubwo ari bunyake, navuga ati ariko byanyaka ndabimuha, icyanyaka ndakimuha ndagifite. Ariko naravugaga ati icyanyaka ndakimuha ndagifite, urumva n'ubundi ntacyo ndi kugikoresha nta nicyo kiri kumarira, urumva. Ariko niboneraho abana banjye turara hano, bari abana bageze mu mezi 6 batangiye no kurya bro, batangiye no kurya, bakeneye imfashabere. Naragiye tujya kwa Gafaranga, sha nta kintu na kimwe yigeze ambaza nkuko nabitekerezaga, ahubwo yarambajije ngo none se ngo abana bararya, ndamubwira ngo bararya. Arambaza ngo barya iki se, ndamubwira ati barya abana ubundi babaha udufi n'ubugari nuko nta kintu mfite. Yahise atuma umuhungu wabaga mu gipangu cyabo, sinibuka ukuntu yitwaga, yahise amutuma aragenda azana udufi 2, azana n'ifu y'ubugari n'ibirungo, bitekera abana gusa bo bari batetse umuceri n'amashu. Dusangira umuceri n'amashu, abana nabo mbatekera ubugari bararya, ndabakarabya mani, ndabasiga bararuhuka bamera neza, ndaryama mana, arandeka ndaryama, nshyira ahantu hanjye nyine ndaryama ndatuza n'abana banjye. Abana urabizi ntibabura gukanguka ngo birize mu gicuku. Umujama wihanganiye ko abana batirijijwe, ko birijijwe akancumbikira iminsi 3. Noneho muri iyo minsi 3 arambaza ati se ntabwo urabona ahantu wajya? Ndamubwira ati sha ntaho cyakoze mfite itike nasubira mu rugo. Mane Gafaranga yampaye amafaranga inote 2. Mane sinzi impamvu bamwita Gafaranga kuko ntago akunda amafaranga. Mane yampaye 10,000, inote 2 za 5. Afite gahunda yuko urahita usubira mu rugo. Arambwira ati ngaho genda, hakira n'urutwaje agonesha poma ya moto. Uratubwira ngo Gafaranga guha 10,000 ndagenda. N'ubundi nagendaga numva ntashaka gusubira mu rugo kandi nta n'ahantu mfite handi ho kujya, ariko nakumva mfite amafaranga nkumva wenda hari ikintu biri bumarire. Naragiye njya Nyabugogo, ndicara ahantu muri gare ndi kubitekereza ahantu ndi ujye, nicaye nteruye abana nifashe nka gutya, ndi kubitekerezaho mpita mbona umukobwa wari inshuti yanjye mani, twiganye twakuranye atwite aho muri Nyabugogo, ari kugenda atwite. Mpita mvuga uriya si beza, mpita nirukanka mukoraho, ahita ahindukira arambwira ati Yesu we warabyaye. Ndamubwira ati nasaga nabi bro, nasaga nabi kuri rwa rwego umuntu wese ashobora kukureba iseseme kamwica. Ndagenda mubwira nyine ikibazo mfite, arambwira ati ngwino twijyanire iwanjye ngiye ndibana, shakira ukuntu. We yari yarasoje amasomo wapi, nawe bari baramuteye inda nkuko kose, ariko we ikintu cyari kirenze yarafite papa we uba hanze, urumva aba mu mafamiye, bamutenda famiye ziramwirukana. Isahita avuga ati buriya barimo n'akaruko kunyangira umwana n'iki ibintu by'imiryango ntabwo wamenye ibyo ari byo. Ahita ambwira ati ngiye nzajya nkwishyurira inzu, papa yabaga muri Canada. Noneho beza arambwira ati ntari bitugende tubane tuzadufatanya kwishyura inzu no guhaha. Ndavuga ati ntaribi, ubwo afite ibintu byose akaba anyemereye ko tubana ntaribi. Bro naragiye ngiwe, ubwo urumva afite gera hariya, none nanjye mfite abana 2. Ndamubwira ati rero kugira ngo tubeho bizajya bidusaba guhiga, kandi ntabwo nzajya guhiga njyanye abana, ubwo mpita nshaka akazi. Njya buri ibintu byose bincanze mpita nshaka indishwa kandi kaboneka. Abana bakiri batoyi, njye mpita nshaka indishwa kandi kaboneka. Burya nahise nshaka akazi ko kumansura. Oya cyane ko nari nzi no kunyuka. Wahise unakabona se? Nahise mbona umutipe w'umutinganyi bitaga Johnny. Abantu bakurikiraga cano itagikora yitwaga Tuzubake TV, muramuzi. Niwe waguhaye akazi? Niwe muntu wa mbere twahise tumenyana. Arambaza ukora iki se shuko kundi wabigira? Ndamubwira ati sha ntacyo, ariko ubundi nahise ntangira kujya nita umansuzi kandi nta kazi ngira nta namwe ndamansura. John ahita ambwira une se watse tukazakorana. Twagiye kumansura mu kabari ahantu bita kwa Skitu, sinzabyibagirwa Kagugu.
turamansuye noneho abantu baranabikunda bakajya bamfelicita ubwo uzi igihe icyo gihe amafaranga mu maso ziyakoreraga 7 bro ku kwezi ku munsi 7 ku munsi noneho n'amafelicitation bampaye urumva natashye mfite veni none icyo gihe nta byeri nari nzi kunywa za danje natashye mfite veni wabwiye ko ufite abana nta n'umwe nari nabibwiye mu kabari se ubwo wajya kubwira umuntu gute ngo mfite abana natahanye veni ashize noneho unanyira ko kabari ahita abona nahatwitse ahita ansinyisha kontra buri ku cyumweru no kuwa gatandatu no kuwa gatanu nkajya nkorerayo tangira gutwika noneho bigeraho none ikimansiro kikajya gitangira kuwa kane buri wa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru byarangiraga mfite nk'ibihumbi nka 40 urumva ayo bampembye nayo bagenda bamfelicita pole man bigenda bishyahashya uri kumva biza kugera igihe noneho uwo mu baby abana bagize nk'imyaka nk'ibiri n'igice uwo mbebe atangira kugeza n'umutipe babyaranye nge nahageze umutipe wari waramuteye indafunze bitanya noneho uwo mbebe kugeza na uwo mutipe nkabona barashaka ibintu byo kubengana n'iki nyine nkabona barashaka gutanamo avuga abana banjye nibakura babona ibi bintu ntabwo bazakura neza ahubwo dore ikintu ngiye gukora ngiye gushaka amafaranga nigurira ibikoresho nikodeshereza akazi wari ugafite keza nshatse amafaranga mani ubwo uzi matera naguze za matera bita tuzingane uzi iyo matera kugira ngo uyizinge urapfukama uyipfukamaho urayizinga ukayitwara no mu isakoshi n'utuntu tw'udukoresho twa feke ndashaka umukozi namuhembaga 5 kwezi naye namwitoragure bita kidumbari muhemba 5 kidumbari yikundira ibiryo kubi nanjye nkunda ibiryo kidumbari twasangiraga ibiryo nkamukubita 5 cye ukwezi kose akita ku bana nanjye nkajya ku manso ariko kakazi nyine kagikunda utagira ngo iki kibuno nkijunguje nonaha iki kibuno cyaradutunze we si ku myaka 8 sibiga si bameze neza nanjye si imeze neza si narahasorinze urumva ndahatana ntacyo ntakoze urumva niba ari n'ikibi nakoze naragikoze kugira abana banjye babeho cyangwa bakure ariko ubu ngubu aho bageze bameze neza biga mu ishuri ryiza bararyoshye na nyina araryoshye urumva ubu noneho turangana tujyana mu nzira bagahita bambwira ngo se ngo ari umuna bawe ngo ni impanga habwira ati ni impanga n'abana banjye uri muto byanga bikunda sasa rero hari ubwo ngubwo biza byanga bikunda bajya bamukurikira kuri social media ariko life urumva wanyuzemo ni ndende kandi irakomeye cyane hari umuntu utanabitekereza ntabwo byari byoroshye man ariko buri iyo wihagazeho man byose birakunda bro je nshaka kumenya na nubu papa waba ntagakuruke aba hanze aba muri Belgique ariko bro noneho kugira ngo ubyumve neza kuntu binarenze aranaza ntashake ko menya ko yaje nose ko byanga bikunda wumva ashobora kuba yihagazeho ku ikofi uwo mutima wo gutererana abana gutyo yego byibuze nayingize ngo nta bushobozi yabaga afite ariyo mpamvu yakwiryagaho agashaka kutagufasha nge nta kintu bintwaye bro nta kintu na kimwe bintwaye kabisa ibyo yakora byose I don't care urumva azakora ibyo ashaka urumva nashaka kwita ku bana be azabiteho urumva famille ze ndazizi aho zituye ndahazi abana nibansana nakambwira ati jya kutwereka kwa papa nzabajyana mbereke famille za Semba abwire ntaba nibo bazaho so aba nge ntago mpazi niba basobanurire ikindi ntago nzigera nsebye umugabo wanjye imbere y'abana be urumva ntago nzigera mutuka imbere y'abana be cyangwa imbere y'umuntu uwo ari we wese kuko dufitanye igihango twarabyaranye ariko abantu uzabakwiza ukuri y'ibyabaye sinzirirwa nza kumuvuga ubusa mu itangazamakuru umuvuga amazina mugira gute urumva abana ntago ari njye nyine uzabibabwira njye ahubwo nawe azabibabwira nyuma y'ibyo byose rero wanyuzemo ubu kubyara uba wumva wakongera kubyara nose nashatse umugabo kubera iki ntakongera gusa sinakongera kubyarira mu rugo ariko byanga bikunda ubushobozi bwarabonetse niba kuko urugendo urumva wanyuzemo niba ubushobozi kuba buhari ntago bisobanura kubyara uko ubonye we
Nose ubwo kubyarira abana kubabyariraho cyangwa se kubashakiraho undi mugabo ubona abana babyakira neza? Mbona abana babyakira neza. None se reka nkubaze, abana kubashakiraho undi mugabo, none se ntujya wumva se ubuzima abana hari undi mugabo se bigeze babona? Nta wundi mugabo bigeze babona. Bibaye ngombwa ko nshaka umugabo ngakora mariage, abana banjye nabashakana. Ariko bamenya ko atari papa wabo nubwo baba babana. None njyewe none se njye ntabwo nashaka umugabo ufite abana. Ubwo ngubwo washaka ufite abana? Ntabwo njye namushaka se. Ariko se njye ikintu kinyobera hari igihe umubyeyi abana babana atarabe. Abana bamenya ko umubyeyi atari papa wabo, ariko bitewe n'uburyo abafata bashobora no kumukunda kurusha papa wabo. Rero nta kibazo gishobora kuba hagati y'umwana n'umugabo wa nyina kidatejwe na nyina cyangwa ngo gitezwe n'uwo mugabo. Kandi kugira ngo mujye kubana nuko ubuzi neza ko wamubwiye ko ufite abana, yarabyemeye, azabigukundira na babagukundire. Urumva? Nawe umuntu wumvise atazagukundira abana cyangwa atabigukundiye kuba afite, ntabwo uwo muntu wabana nawe. Sasa urwo rugendo wanyuzemo rwo kwibaka noneho ukagira n'ubutwaro ugasubira mu ishuri, hari benshi bahita banarita. None ntabwo nagombaga kurita kuko ibintu nigaga nari narabyize nshaka kubimenya byimbitse. Mbishoboye na kaminuza nayiga. Ariko byarangiye utabikoze cyangwa se bitaguhaye akazi kubera amasomo wize? Njye nize construction, ni gute sitampa akazi? Ubwubatsi warabwize? Narabwize rwose, ngewe nayubaka nkayihagarika hariya. Nose wigeze se ufata umwanya uvuga uti ngiye gushaka akazi cyangwa se ngiye gushaka uburyo nihugura? Ngiye gushaka akazi. Akazi ndagashaka, iyo nkabonye ndagakora, iyo ntakabonye nkora n'ibindi. Nta mpamvu yo kugira ngo rega umuntu afokasinge ku kintu kimwe. Iyo ufokasinze ku kintu kimwe kikangura hanuka. Ubwo rugendo wanyuzemo rero noneho muri iki gihe twavuga ko byeze cyane. None umuntu yakwibaza, ariko ugasanga abakobwa nk'uko bakunze kubagarukaho. Ntabwo umva nkubwire uko byagenda kose, ntabwo gutuka umugabo mwabyaranye no kumusebya no kumuvuga nabi nka biriya Firidausi yakoze. Biriya ni ibintu bikorwa n'abantu batari normale mu mutwe. Urumva? Yaramubabaje ninde utababaye? Ariko uyu munsi ni wabo w'abana banjye, ntabwo bashobora kunsuzugura, ntibashobora no kunyubahuka. Nta nubwo wajyayo ngo ubabwire ngo riza ubambwireho ibintu bibi babyemera. Icyo kintu ndagihamya ko n'uyu munsi baranyubaha, barankunda, bamvuga neza. Urumva? Barananyubaha. Kuba banyubaha icyo kirahagije. Kuba ushobora kujya bakakubwira ati Shariza ni imfura pe. Urumva? Kandi ni umukobwa uzi gushakisha, gushaka ubuzima, zikubaho. Urumva? Icyo cyonyine numva ari ishema kuri njye no ku bana banjye. Birumvikana wowe ufite ubuhamya burebure kandi kugirana rero kwirirwa gutuka umuntu cyangwa umusebya cyangwa ugira ute ntago ari cyo gisobanuye ko hari icyo agiye kugufasha. Ahubwo bisobanuye ko ugiye kwiha urw'amenyo. Ariko urumva n'abagabo bagomba kwikubita agashyi. Baba bagomba kwikubita agashyi, ariko se niba atakikubisa ukamukubita umunwa ntagire icyo akora nabo, ubwo ubuhatanye ni iki? Mbwiza ukuri. Icyo gihe witabaza ubuyobozi. Witabaza ubuyobozi. None se ubundi ngira ngo njye abantu ndimo kunenga kuri uyu munota ari nacyo mvugiye ubu buhamya bwose. Uri kumva? N'abagore birirwa nka kuri kwa Firidausi ku mbuga nkoranyambaga batuka abagabo babo babyaranye, ngaho ni imbwa, ngaho imbwa ni nziza irinda urugo, ngaho urenze imbwa uri icyo ntazi uri ibiki. Urumva? Ntago biriya izi mbuga nkoranyambaga tuba turiho ntabwo ari muri RIB. Nta nubwo ari inzego z'umutekano. Ahangaha ni nko muri ruhura umutima. Urumva? Ubwo rero ntabwo ahangaha ari aho kuza kuregera umuntu wakugiriye nabi, ahubwo naho kuza gutanga ubuhamya nk'ubuhamya bw'ikibazo wagejeje kuri government n'uburyo yagikemuye n'uburyo ibintu bimeze neza. Ntago ari aho kuza kuvugira iby'imbwa n'imbwakazi n'ibiki byose. Uri kumva? Urumva icyo gihe wowe ababyeyi baraguteye ibyo bintu ntibikubahisha, ntibituma uba umuntu muzima, kandi ntibituma uwanze kugira icyo akumarira hari icyo akumarira, ahubwo wihesha urw'amenyo. Uriya mugore yaratwihaye, yatuhaye yigize urw'amenyo, twamuhaye urw'amenyo. Byamufashije iki? Yarirekuye amarangamutima, araruhuka. Urabizi neza se ko hari icyo barimo kumufasha nonaha? None se ubundi igihe atari yafashijwe n'iryari, ahubwo ko yashakaga gufashwa ngo bamuhe ndimbati, kandi ndimbati atamushaka. Iyo ubishye ububishye, iyo umuntu akwanze abakwanze.
urumva urimo byanga bikunda umuntu ashobora kumva uri gushyigikira abagabo cyane ariko se ntabashyigikira reka nkubwire reka ngenzabe nkoma amashyi y'abagabo kugeza kuri Amina uzi impamvu abagabo bakora utuntu biturije urumva byarangiza abagore bagasara bakavuga abagore ni nk'abasazi sinzi ikibazo bagize njye bajye bampamagara mbaganiriza ariko urumva iyo umuntu iyo uhuye n'ibibazo ntago bikemurwa no kuvuga ubusa iyo uhuye n'ibibazo bigusaba kwiyambaza inzego z'umutekano zigane iyo uhuye n'ibibazo bigusaba kwiyambaza abaterapiste begere bakuganirize ntabwo iyo uhuye n'ibibazo uza kubirega kuri YouTube ariko byaba ngombwa ko wa mugabo atabwa muri yombi nabyo ntacyo byaba bitwaye ubwo ngubwo leta iba yabirebye ikabona arabikwiye hari ahantu arimo kubangama birumvikana ariko iyo uje kubiregera kuri YouTube channel rero ntabwo ubuje kuvuga ntabwo ubuje kurega ahubwo ubuje kujajwa ariko ubundi ntabwo ushobora kugira n'ingaruka wowe nk'umubyeyi nyuma y'imyaka none se bidashobora kumugiraho ingaruka reka nkubaze ushatse kumbwira ko biriya bintu ntibizigera biva ku mihanda mujya mubona video bagarura akavuga ati kandi bibazi ngo twarabyibagiwe na biriya nzabigarura mvugane kandi ubu muzi ngo twarabyibagiwe mbwira umwana we nabigwaho arimo yita simbwa mwita icyo atazi ariko icyo gihe ubundi umuntu yakwibaza umuti wabibi uwuhe kugira ngo bitiyongere kuko umuti numwe bakobwa birinde niba udashoboye kwirinda gutwara inda yitware ariko nubona bikuyobeye wirwaneho ntago kujya gutukana no kuvumvura ukirirwa wasamye hano ku ma YouTube nta kindi dukororetse kwisekera turabyumva tugaseka abagabo bararengana kabisa bararengana nanjye wakintaritse imbere ntago nagicaho ku mwana noneho nyifite ariko umwana ajya muri rogi Firidausi ko bamutera inda bayimutereye muri rogi ko izo rogi uko biri kose ziba zifite abazikoramo ntabwo umuntu aza ngo yidumburemo si mu gihuru nakubwiye ko umwana ashukwa byoroshye umwana se bashuka ko umwana bizi ko kwerekana agapipi ari ikosa umwana bashuka kerekana agapipi oya no kwica umuntu hashagenda umwana wese uri munsi y'imyaka 18 none se Firidausi yari munsi yayo Firidausi niwe wakunze kugarukaho cyane nuko ari we wakoze ishyano akajya harakandagaza umugabo ngo nimbwa ni icyentagarazi ngo ni imisuzi ni iki urumva byaramubabaje nuko ari we gakora cyane nuko ari we wabaye inkozi y'ibibi wasanga byaramubabaje ntawe oya reka ariko umuntu ubundi yakwibaza kuki umubare munini ugaragara ko icyo gikorwa cyangwa se ibyo byaha byakorewe abana ubundi byibuze byakagombye gukorerwa abari munsi abari hejuru y'imyaka y'ubukuru ariko se kugira ngo bikorerwe abari hejuru se ko bagikomeye izo nzana z'inkomama tako ko arizo zizi kuyatega bakwiye guhanwa nabo byihanukiriye kuko kubikorera yewe umva mbabarira urabeho oyi turashaka rero ngo dusoreze duhe ubutumwa cyangwa se ubutumwa natanga mukobwa niba udashoboye kwirinda menya ko ibyo ugiyemo byose bishobora kugira ikizavamo kandi uzakibage wifashe cyangwa se nuhura n'ikibazo gisaba inzego z'umutekano ugana inzego z'umutekano wigana YouTube iri ni itangazamakuru ritari n'iry'umwuga ry'ubucuruzi ubwo rero kuza kubivugira hano ntumukajye muza kuduha inkuru mwabyumvise rero kandi abagabo ntimukabarenganye mwabagabo mu cyo mbasezeranyije nuko nzabavugira kugeza kuri Amina nubwo baba bafite amakosa oya uzabavuga nta mugabo upfa gukosa uzumva iyo umugabo yasambanye ahantu bakamufata wumve ko hari bari ibyaha ariko buriya bafashe umugore we yasambanye umugore bafashe imuhanga wumvishije ahantu byageze hari igihe baba bapfubye ahubwo umwana se ubundi ubasha kubika iryo banga kugeza amenye ko atwite n'uwo njye ntabyo nigeze mvuga nta n'uwo nabibwiye babivuga ni uko babonye bibahombeye wowe uzajya uvuganira abagabo bameze bate nzajya mbavugira ni mu barenganya wowe uzajya kigutega ujye ucyanura kandi kuva uyu munsi idangamuntu ubukobwa bw'iyi minsi buri kubereka mu matelefone ni editi ntakajya babashuka ngo babereke indangamuntu zo mu matelefone bafite ukuntu babyeditinga agakubitaho nk'imyaka senkani ajya babereka izo ajya yizana agira atya uzabaze ati T Brown reka rero tugere ku musozo
ariko riza tubwiye inkuru ku muntu wese atakekaga, riza twari tumuzi nk'umuryoshyi w'iyi mihanda rwose, ariko urumva nta muntu utahura n'ibibazo cyangwa ngo ahure n'ubuzima bugoye. Ahubwo ikiba kigamijwe ni ukurwana ukareka kwiha abantu nk'uko yakunze kubigarukaho, ubundi byanga bikunda ukabisohokamo nawe ukabona ukagera ku buzima bwiza cyane. Kuko rwose nutwihamo urw'amenyo, turimo abasetsi beza, turatwenga, tuzoza tubatwenga. Ubwo rero reka tubasezereho, mwakoze kudukurikira. Ibindi biganiro nakagaruka. Nitwa Mr. Journalist. Stay tuned, stay watching. Thank you. Ko ukeneye umuti wo gutwara uruhara, umuti wirukana incakwaha, umuti ugabanya ibiro, amamagara kuri nimero yanjye 079 85 35 276. Mwese turabashimiye.